Okay. Turabakiriye mwebwe mwese abadukurikirana bari hirya no hino atandukanye. Tubahaye ikaze cyane. Nje wa Valerie Ndayishimiye, nkaba ndi umunyamakuru wa televiziyo yanyu nshasha mugiye kubona igiye guca ibintu rwose, igiye kuzajya ikora ibintu biri hejuru cyane. Nari maze kwibwira amazina. Televiziyo yacu nshasha dushaka gukora yitwa Rukombe TV. Tukaba tuzajya tubaha ibintu bitandukanye byiza cyane, niyo mpamvu nagize ngo mbibabwire mbere y'igihe kugira ngo mubyitege rwose. Icyo nzi cyo nuko bizabafasha kandi bizabagirira umumaro. Tuzakora ibiganiro bitandukanye ku matopics atandukanye. Tuzajya dutumira abantu tubaganirize, abantu muzi n'abandi abo muzadutumaho bose rwose tuzabibakorera tubaganirize. Cyongeyeho tuzajya dukora ibintu bya entertainment, ibintu by'ama comedy, dushire ibintu bya comedy. Ndizera ko rwose bizabafasha kandi rero ndabasaba kugira ngo mudushigikire, haba gukora subscribe kugira ngo mutegereze ibyo bintu mbere yuko biza. Turashaka inkunga yanyu rwose mu buryo bwo kudushigikira, mukora subscribe, mugakora comment, share, mutubwira ibyo tutakoze neza kugira ngo tubihindure, ndetse mukatubwira n'ibyo mukeneye ko twakora. Murakoze cyane, turabashimiye. Rero ndagira ngo mwebwe mwese abagona ikiganiro mufashe musangize n'abandi kugira ngo bidufashe kuzamuka, kugira ngo tubone ko tubaheza ibintu byuzuye kandi binoze. Icyo tubasezeranye nuko tuzabaho ibintu byiza bimeze neza cyane. Ndabashimiye rero, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.